umva bro, urubyiruko rwinshi rwa Afurika ruhugiye mu ibi biporo bijyanye n'intambara iri kuba hagati ya Israel na Iran, ariko mu by'ukuri bino biporo nyine byo kurasana twebwe ntacyo bitumariye kuba twabikomeza tubifollowinga, ntacyo bitumariye, tureke tubyihorere ibiboro by'intambara, tubyihorere twikorere ibyacu n'ubundi bagomeze bamarane. Izira Misiri nibo bazikoreye. Mu Rwanda dufite umugani ugira ngo uwurwishigishiye ararusoma. Nitureke rero basoma inzoga yabo biyengeye, n'ubundi busanga biriya bifari biboro babikoramo nyirarume bakoramo arizo baba baratwibye hano muri Afurika. Reka rero bamarane tu, nubwo bavuga ngo byatugiraho ingaruka zatugeraho zingana nk'uko turi kubona muri Israel, abarwayi barimo barahaguruka mu bitaro biruka, abaganga biruka kubera inyubako zirimo zirabagwira. Ingaruka zizamurwa ry'ibiciro n'ubundi muri Afurika twarabimenyereye ibyo ngibyo, bajya baradufatira ibihano nta ntambara ihari, bakadufatira ibihano ibiciro bikazamuka. Ibyo ni ibintu twamenyereye, duhindukire twikorere utuntu twacu mbereka akantu duhugiramo. Urubyiruko rwa Afurika ikintu nanone kirubangamiye, urubyiruko rwa Afurika ikintu kirubangamiye ubusanga bavuga ngo bafite ibintu byinshi byo gukora, urumva bafite ibintu byinshi byo gukora ariko nta gishoro bafite. Ugasanga 90% by'urubyiruko bakubwira ati njye mbonye igishoro ntabwo nabura ikintu nkora, icyo nabuze ni igishoro nyine tu, urumva ibyo bibazo nyine birabihari, ariko hari igihe ushakira ikintu kure cyane, ikintu ukaba urimo uragishakira ahantu kure ariko kikuri hafi, uretse ko wenda aho kiri mu mwijima utari kukibona. Ibyo rero njyewe nibyo nje gukora, nje kubimenaho umuceri, nje gutunga agatoroshi ahantu hari igishoro hafi yawe, aho uri hose njye gukwereka uburyo urahita ubonamo igishoro. Rata ubonye igishoro ako kanya si wahita ubona ibintu ukora. Kanze mbere ku buryo rero turabonamo igishoro bikoroheye, atari bya bintu byo muri kazi ngo natangiriye ku giceri cy'ijana ngo nazamuka ngongera ku ihene, ngo nazamuka ngongera ku nka, none ngo tegaze kugura fuso. Aba yaratangiriye ku giceri cy'ijana, irondo riri hehe ataryishyura, isuku atayishyura, inzu atayishyura, ibiki byose atabyereka. Wowe uzi igishoro ukeneye kugira ngo utere imbere cyangwa ugire ibyo ukora, kereka nkubwire buri wese n'igishoro akeneye uburyo yakibonamo, atari biriya by'akazi ni kazi biba birimo amakabya nkuru ya danje. Urabona ahantu utuye wenda ubundi muri Afurika bavuga yuko mu bintu tuba dutunze 70% tutajya tubikenera buri munsi. Urugero ugasanga ufite intebe 5 muri salo ariko mwicara kuri imwe, izo ntebe nke wazigurishije ukabonamo igishoro. Nimba ufite imyambaro 10 kandi wambara imyambaro 4 yonyine, iyo ngiyo yindi wayigurishije ugakomoka ukabona igishoro. Fata amasafiri udatekamo yagurisha ubu n'igishoro. Ufite telefone 120, yigurisha 70,000, ugura agatelefoni k'20,000 karahari, ubona igishoro, ukora ibintu ushaka gukora, amafaranga nagwira uzagura indi telefone ushaka. Ufite amakeci ya danje amanitse utajya wambara, n'ubundi ufite keci za danje kandi wambara ikiboda, zigurisha izo nkweto ukomoka utundi dufaranga uhita ubona igishoro. Ubwo ni uburyo bwa mbere bworoshye wabonamo igishoro. Ikindi hari boro bagiye baguha amagifti, ngo nuzi ngo yaguhaye ngo gift ya danje none ngo uzayihorana yakada. Ibyo byo kuvanga azakubahira gift, naza agasangira ahantu mu mwanda zaguseka, yigurishe azasanga uri ahantu heza waranaguze nini, n'ubundi nta kintu wagurisha ngo ukigure. Urumva nimba ari n'igitanda wakigurisha ukaryama ku nsamba ukabona igishoro ugakora, ejo ukazagura ikindi gitanda. Urumva ubwo nubwo buryo bwa mbere. Bwa kabiri, nimba nta activity ufite hafi wagurisha ukabona amafaranga, fata abantu bafite igishoro ba hafi yawe, ubigireho inshuti kandi ubacire bugufi, ushaka ikintu bakeneye ukibakorere, mubane igihe. Nubumva urabanza ubumve, numara kubumva nabo bazakumva bagusapotinga. Ubwo ni ubundi buryo bwa kabiri wabonamo igishoro. Uburyo bwa gatatu,
fata abantu bakora mu nzego za leta hafi aho ngaho, wenda bakora nko mu kagari, bakora mu mirenge babahare, ubigireho inshuti, babwire ko bakwigira umushinga cyangwa se nawe wige ariko bagufashe kuwunoza. Nurangiza ugende ku murenge bakuguriza bya 100,000, ku murenge bakuguriza 100,000 nta ngwate. Iyo wize umushinga neza ukajya uyishyura gake gakeya, ubwo nabwo ni ubundi buryo wabonamo igishoro leta yadushyiriyeho kandi bworoshye. Iga umushinga wowe, wiga umushinga, shaka umushinga wiga ujyane ku murenge bagukubita igishoro ukore. Simaze kubabwira uburyo butatu wabonamo igishoro, se mbakubite bonus ya kane ubundi buryo wabonamo igishoro na isi ntabwo iri feya. Nimba na activity ufite wagurisha ariko ukaba ufite nk'inshuti zagutiza nk'akantu, ukaba ufite nk'inshuti yagutiza nka radio ya bafu, wahitira ukayigurisha ugahita ubona igishoro bro. Ariko muri iyi industry ya business dukeneye akantu ko kuba inyangamugayo, turagakenera cyane kandi tugakenera turi muri foundation cyane kaba gasabwa muri fondation. Ubwo buryo bwo ntabwo wapfa kuhita ubwiyahuramo cyane, kuko hari igihe wahita umanuka ukiri hafi, kuko ukeneye kuba inyangamugayo. Watangira business akaba ari nk'abantu bajya bakopa, nimba ari ibintu waranguraga agafuka kamwe k'umuceri ariko wenda wari ufite abakiriya bagura 2 ku munsi umwe, bakaba bahita bagukopa nk'akandi. Urumva utangiye rero utari inyangamugayo, ntabwo ubwo buryo nyine bwazaguhira, haba ari ibyago byinshi biri kutagerayo. Ntabwo ubwo buryo bwo nabashishikariza cyane, ariko isi ni feya bro, uzaza ubizi. Noneho hari n'abantu bafite uduceri, njya mbumva abantu bafite udufaranga, ukumva tufati ngiye mfite uduceri hariya nk'uduhumbi 100 nka 1k cyangwa se 1m, ariko nabuze akantu naba nushyizemo mba nubitse kuri banka cyangwa mba nubikije umuntu. Nubwo wenda tuvuga ati tubonye igishoro ntabwo twabura ibyo dukora, ariko hari abantu bafite udufaranga bro, bakavuga ati ngiye nabuze akantu naba nshoremo, reka mba supporting, mbafashe, mbamurikira ahantu washora, ukahita ubona uburyo nyine wahita utangira gukora. Wibuke twabanje kwigisha uburyo wabona ubuzima bwiza, ukubaka urugo rwiza nta bintu by'uburwayi, uburyo wakivura udatanze amafaranga, twarabyigishije. Nemba utarabyize ubanze urebe video zibanjiriza izi ngizi, zirabyigisha uburyo, kuko ntago amafaranga ajya abana n'umuntu urwaragurika. Ubanze urebe uburyo uzajya wivura utagiye kwa muganga, ukajya kwa muganga ari uko byakomeye. Uburyo noneho ibyo washoramo dusupport, wowe ufite nk'ibihumbi 100 ibintu washoramo, ifite nk'ibihumbi 100, ibihumbi 100 ushobora kugura. Hari ibikoni byimukanwa cyangwa byababara binini bimeze nk'igikoni biba ku gacinjira hano ku gisozi, urabigura biri ukabitera ahantu ku kabari, wavuganye na nyirakabari ukamwuha udufaranga dukeya, warangiza ukajya wacururiza inyama, kandi inyama n'akabari n'ibitoki n'ibirayi birajyana. Kiriya kiboro kiba kigura n'ibihumbi 70-60 gutyo urakibona, ku buryo ugenda ugahita ugitera mu kabari, byazanga ugatera n'ahandi. Urumva ku bihumbi 100 iyo business yo gucuruza inyama, ibirayi n'ibitoki mu tubari wayikora, wabishoramo bigahita bikunda. Noneho ibihumbi 100 wagura imashini idoda yawe kazi ibihumbi 50, 60, 70 gutyo wayibona. Iyo ari nshyashya igura ibihumbi 120, nimba uzi kudoda ugahita ubikurikirana fresh. Ibihumbi 100 washinga salon de coiffure, imashini igura ibihumbi 30, 20 urazibona, ugahita utangira kogosha. Ibihumbi 100 washora muri byinshi. Noneho tugeze muri ibi bintu by'amandazi biva mu bintu by'ifarini, iyo ubizi n'ibihumbi 50 washoramo, ibihumbi 10 washoramo, kandi urabizi bifite ireme. Mu mahoteli akaze, mu maresitora akaze, biriya bintu by'ifarini bibamo amasambusa uzasangamo, capati zisangemo, pizza zisangemo. Urumva bino bintu bitunze abantu benshi mu mujyi wa Kigali cyane, nabyo bibakijije. Urumva ibi nabyo wabishora ufite 50 ahantu hose wakora kuri biriya biboro bro. Uragenda ugakodesha ibaraza, tugura agapano kawe, imbabura yawe, udukoresho twawe ukarane mu 25 kutugura n'imeza zirimo, ugahita ubikurikirana fresh. Sanje ndi H-Tante PA, tukaba dukorera kuri Nyavu TV. Ufite ikibazo aho ngo watwara icyo tukagusubiza.